La fête est terminée. Il n'y aura pas eu de 30 juin congolais ni au Rwanda ni au Burundi. La plus petite république d'Afrique et le royaume le plus exigu du monde sont entrés dans l'indépendance sans histoire. Pourtant, les Rwandais et les Barundis ont pris le chemin le plus difficile qui soit, le chemin de la liberté. Cela, le chanteur aveugle de Gitarama au Rwanda qui chante les bienfaits de l'indépendance et les mérites du président Kayibanda ne le sait pas. Les chiffres sont impitoyables. Dans 20 ans, la population du Rwanda et du Burundi aura doublé, 10 millions d'habitants qu'il sera impossible de nourrir sur un territoire grand comme une fois et demie la Belgique. Pays essentiellement agricole, le Rwanda et le Burundi dépendent d'une seule culture, le café, d'un seul client, les États-Unis. Mais déjà, la production du café est tombée cette année de 35 000 à 20 000 tonnes. Le déficit budgétaire est permanent. Sans le demi-milliard de francs versés chaque année par la Belgique, c'est la faillite. À cela s'ajoute au Rwanda un problème intérieur non négligeable, le fameux terrorisme Tutsi, les Inyenzi, les cancrelats comme ils se nomment, qui cherchent par la violence à reconquérir le pouvoir, à briser la révolution paysanne Hutu et à assassiner son leader, le président de la République, Grégoire Kayibanda. Que faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsis? Est-ce que cela représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsis? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Et d'ailleurs, depuis que vous-même vous avez circulé dans le pays, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ces terroristes Inyenzi. Le fait que vous vous trouvez dans une région comme celle-ci vous montre que le problème n'est pas spécialement important. Mais le lendemain même de cette interview, les terroristes Tutsis venus du Congo, de Goma, pénétraient en masse dans le nord du Rwanda, à Rwengeri, où les villageois armés allaient les décimer un à un après une chasse à l'homme impitoyable et cruelle. La garde nationale rwandaise, cette jeune armée formée il y a 1 an et demi, encadrée par quelques Européens, allait recevoir son baptême du feu. C'était la plus sérieuse attaque Inyenzi depuis cette révolution Hutu qui avait chassé de leur pays 100 000 Tutsis, réfugiés au Congo, en Ouganda, au Tanganyika et même au Burundi. Ils étaient près d'une centaine, jeunes, décidés à marcher sur Kigali, la capitale, et à assassiner le président Kayibanda. L'attaque allait échouer. Voici les premiers prisonniers Inyenzi. Vous entendrez leur témoignage. Est-ce qu'il y a un plan d'assassinat des personnalités du gouvernement? Mbese ubu ngubu mutekereza kugira ngo mwice abantu bose abantu babakuru mbese ushobora kugira ngo mushobora kugica mwana bitekereje kuri je ntabwo nshobora kugira ngo mbice ako abakuru bo babishaka hari. C'est que on doit tuer tout le monde. Tous diront nous avons été enrôlés de force, mais ce tatouage sur le bras qui guérit le nom du moine exilé est un aveu. Pour la première fois, des documents et un butin de guerre important ont été saisis. Appareils photographiques soviétiques, divers ouvrages de propagande en provenance des pays de l'Est, et même un manuel d'astrologie dans lequel les Inyenzi auraient dû lire leur défaite. De l'argent aussi, des livres égyptiennes, le Caire manifeste souvent, semble-t-il, sa présence en Afrique noire. Aide financière soviétique, 2 kopecks. Bilan de cette opération, 35 Inyenzi tués, 25 prisonniers. Écoutons encore le témoignage d'un Inyenzi capturé à l'aube, il a 20 ans. Pourquoi êtes-vous Inyenzi? J'étais posé par les autres. Donc vous affirmez que vous n'êtes pas Inyenzi? Non, non. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Une ariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi? De la population, du jugement, peur d'être tué? Si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin... Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? Comme? Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi? Peut-être un prisonnier ou un mort ou comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Vous étiez obligé de venir avec les Inyenzi? Si. On vous a menacé? Si. Qu'est-ce qu'on vous a dit? De venir. On m'a dit que je suis obligé de venir. Ils étaient arrêtés avec leurs 4 fusils.
Et que voulait-il faire? Tuer la population? Tuer les gens de Kigali, je ne sais pas vous dire si c'est tel ou tel. Il voulait tuer des gens? Si, Des Européens aussi? aussi. nk'abantu ibyo bavuga mutakoze kuri icyo kibazo cyane cyane hari nk'ikibazo cy'impunzi igisubizo mwakunze gutanga ntabwo kigeze kinyura abantu benshi muvuga muti u Rwanda ni rutoya abo bantu bazirwarize aho bagiye yenda ubwo amagambo mvuzemo ntabwo ari mwakoresheje ku buryo benshi babigize urwitwazo bikanatuma ndetse ikibazo gikomeza gukara kuba impunzi yenda ikibazo cy'impunzi kuko abantu baravuga ati ntabwo mwakivuzeho bihagije cyangwa se mwashyizeho amabwiriza ahagije byo si bihimbano ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwaba rugari impunzi ishatse gutaha yatahuka ariko u Rwanda ni rutoya ibyo biraboneka aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe wirengagiza amategeko ariho kuva muri 1966 nabonye agatabo kandikiwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kanditswe icyo gihe muri 79 uzareba wari minisitiri wari w'icyo gihe yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda 1966 ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere ako gatabo uzagashaka usome amabwiriza arahari kuva icyo gihe hari uwayahanaguye se cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikorera ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko zatahutse zinyuze zihe nzira barazihohoteye se ariko ayo mategeko ariho naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho uzarebe wanditse ayo mategeko yashyize hamwe niba ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho ngo niwe utegeka ngo abo ngabo yahunze ubwo bumwe si cyo gihe yavuga ko yahunze iki yahunze avuga iki none ubu ngubu ngo arategeka ntategeke se bategeka baramwumvira koko bamwumviye se akabategeka kuko bakomeza kutwohereza amasasu aze aho ayohereza hariho bamwumviye se bamara kunywana n'abantu bakatwohereza ibitero hano ibyumba naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 1979 ntibigeze bahanagura kandi rero cyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya ntabwo ari urwitwaza ariko biragaragara u Rwanda ni ruto ariko rero ibyo ntibyabuza ya droit bafite yuko igihe bashatse gutahuka bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bahagira kugira ngo nyine bashobore kuza naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo ko abashatse kuza babuze uko baza kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye umuntu yenda agishubije yarambura byinshi kuko abo bitwaza byinshi ngo Habyarimana ntashyigikiye demokarasi Habyarimana niwe wazanye intambara Habyarimana n'ibi namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza Habyarimana yazanye intambara se inyenzi n'ubwa mbere zitera u Rwanda inyenzi zateye u Rwanda rukibona independence muri 1962 mu kwezi kwa 7 zarateye mu birunga ndibuka nari suriyotona bampa abasirikari bari bamaze kurasa nka 3 gusa turajyana tujya mu birunga
muri 1962, zarateye muri 1963 mu Bugesera, hapfa Premier Ministre Jean Bonankira, zarateye muri Zanshiri, zarateye mu Bugarama, hapfirayo ba Feresi. Igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki, uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka, nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura. N'ubu ngubu ziyise inkotanyi, n'ubundi nizo ziyise inyenzi, ntawaziyise inyenzi n'uziyise ko ubu ziyise inkotanyi. Byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo, baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga, bafashe ibikoresho byabo, batekaga ibigo bikomeye. N'ubu kandi amasasu bajana bajya kureba muri ibyo bigo, ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga. Ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 1962, 1963, 1967. Impamvu ni yayindi y'icyo gihe ni nayo y'ubu ngubu. Ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara, kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi. Niba ngubu bashaka Habyarimana, se icyo gihe bashakaga ndi? Niba ubu ngubu se bashaka Habyarimana, icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe, kuki bashaka ubu ngubu bagashaka na Habyarimana? Icya kabiri baravuga bati demokarasi Habyarimana ntayemera, afite ubutegetsi bw'igitugu. Igitugu koko, igitugu ni iki? Abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande? Kuva muri 1975, nubwo twagize ishyaka rimwe, ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura. Kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture gukorana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture. Amanama twarazengurutse hose, ariko bakavuga ngo ni igitugu. Murebe mu madisikuru yanjye nkunda kuvugamo dialogue, concertation, simbitangiye ubu ngubu, kumvikana mukajya inama. Ibyo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 1975 nshyiraho iryo shyaka rimwe. Amanama nakoresheje nashaka ko umuntu avuga kisanzura. Muribuka kuva muri 87, 88 nakoreje amanama hariya kuri stade y'Inyamirambo, nkoresha amanama n'abakozi b'inzego zose, nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose, kuva ku mucuruzi utuma ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko ugurisha inyanya, abanyamabanki bose, aburugumesitiri muri 88. Nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu. Ubu se uwari wabintegetse se ninde? Abo bose ko najya kwirwana nabo, bakampa ibitekerezo byabo, bakampa ibyifuzo byabo. Igitugu se kiri hehe? Demokarasi itari yose ni yihe? Mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda. Mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi isesuye, perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4, 5 cyangwa 7. None mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza. Murasanga imyaka 19 idahagije? Aka kabiri nako nababazaga, kuko mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki, ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu, icyo kibazo murabona giteye gite? Murabona kizarangira gite? Ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza, wabaza abanyarwanda ubwabo. Navuze kuko
bansabye ko nakongera kwiyamamaza, numva ngifite imbaraga, mfite imyaka 55 zo kwiyamamaza. Kumbwira rero ngo ese bizagenda bite, ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo. Nta kindi nabona nakongera, kuko abaturage nabo bazasubiza mu matora. Urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona ute? Wowe mbese ukibona ute? Kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe? Icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe, muri ya politiki y'amahoro. Ubungu bamwe babigize urwenya, uzi ahubwo nakuburi ndabyihoreye kuko bamwe babigize urwenya. Ariko politiki y'amahoro, politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose, akarere bavamo, ko bose ari abana b'u Rwanda. Nigeze gukoresha inama banza ari muri Gitarama, umunyamakuru nibakiri umunyamakuru ngo simbizi, arareba aho twari twicaye guverinoma yose, arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira, ati nta kibazo mfite, ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye uko mwicaye uko nguko numva nishimye. Nteze kuki? Ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda. Nicyo nakomeje gushingiraho, kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose, ubwoko yabarimo bwose, abahutu n'abatutsi bakumvikana. Ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora. Ibyaje nyuma rero intambara igatera, bakavuga ngo ubwoko n'ubu bwarahohotewe. Koko abanyarwanda niko babibona, babona ko Repubulika ya Kabiri, babona ko Habyarimana ntacyo yakoze kugira ngo abatutsi bumve ko ari abanyarwanda muri iki gihugu. Niko abanyarwanda babibona koko? Nicyo nagusubiza. Nakoze uko nshoboye, n'ubu kandi acyakomeza, kugira ngo umunyarwanda aho ari hose yumve ko ari umunyarwanda, aho avuka hose yumve ko ari umunyarwanda. Nabyise equilibre, bamwe barabiseka ngo byavanganye ibintu, udashyizemo equilibre hazamo desequilibre. Desequilibre se niyo bashaka. Nicyo nagusubiza, yenda sinzi niba kikunyuze, cyangwa se wambwira uti washobora gukora ibi ngibi kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane kurushaho, ukakimbwira yenda utanga urahibagiwe. I have gone to prison, then they have come out of prison, and for it we have forgiven them, and then they start playing those games again. We will put you where you belong. It's not a matter. And those ones who make noises about it, we will see what they will do. Yes, I'm telling those who play games with this nonsense and want to put us back where we have been and have left behind us. Let me leave it at that point. Iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi, oya nakwica mbere yuko ugeraho. Abo hari aho bitera isoni, njye ntabwo bintera isoni. Ndakumerera nabi rwose, ntabwo. Ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, njya numva erega isi tubamo natwe turayizi. Yo mwumva amaradiyo bavuga ngo abantu
ngo bafashwe ngo bafunze ngo babuze ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu ngo ariko iki ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose ngize mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu ni bwo bwa mbere mbivuze ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo ari mu babikoze ariko ugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu kitabura u Rwanda rwabagize icyo biratisha u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse yewe nta diplomasi ntabwo ari twemwe you should have been the ones yes it shouldn't have been somebody else nteruye inanga yanjye ngo namagane cyane kiriya cyago cyaje kurimbura rubanda ndavuga cya cyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihindura ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa ngwino 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 gihanga ngwino ngwino utabara bawe ngwino ngwino gihanga wowe wahanze u Rwanda ngwino ngwino utabara ni wowe turi ngwino gihanga ngwino gihanga wowe wahanze u Rwanda ngwino ngwino utabara ni wowe turukesha nteruye inanga yanjye ngo nsangiza abatwumva amagorwa aremereye nteruye inanga yanjye ngo namagane cyane kiriya cyago cyaje kurimbura rubanda ndavuga cya cyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihindura ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa ngwino 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 gihanga
nteruye inanga yanjye ngo nsangize abatwumva amagorwa aremereye